Ndagusuhuje uri kuri Kivu Waves Official. Uri umukunzi wacu wakadasohoka. Hari urukuta ruzwi cyane rufitanye isano na Mongolia ndetse n'Ubushinwa. Uru rukuta ruzwi nka Great Wall of China. Genekereza mu Kinyarwanda urwite urukuta rukuru rw'Ubushinwa. Dibeato Emmanuel niyo mugabo. Iyi ni Kivu Waves Official. Uru rukuta ntirwubatse neza ku murongo w'umupaka wa none uri hagati ya Mongolia na China, ariko rwubatswe mu majyaruguru y'Ubushinwa kugira ngo rurinde igihugu ibitero by'abaturage b'ibinyabiziga n'amoko yabaga mu bibaya byo mu majyaruguru, harimo n'abasekuruza b'Abamongoli. Bimwe mu bice by'uru rukuta binyuze mu gice cya Inner Mongolia, akarere kigenga kari muri China cyangwa se mu Bushinwa, ndetse hari ibisigazwa by'inkuta za kera no mu majyepfo ya Mongolia y'ubu. Amwe mu makuru y'ingenzi: uru rukuta rwatangiye kubakwa mu byiciro bitandukanye kuva mbere ya Kristo. Ibice bizwi cyane byubatswe cyane mu gihe cya Dynasty ya Ming cyangwa se Dynasty Ming, hagati y'umwaka w'1368 n'umwaka w'1644. Uburebure bw'inkuta zose hamwe burenga ibirometero 21,000, kandi bwubatswe cyane cyane mu rwego rwo kurinda umupaka mu majyaruguru no kugenzura urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Great Wall of China rwatangiye kubakwa mu binyejana byinshi mbere ya Kristo. Intego nyamukuru ubundi yari ukurinda ubwami bw'Ubushinwa ibitero by'amoko yabaga mu majyaruguru y'igihugu, harimo amoko y'abarwanyi bagenderaga ku mafarashi bo mu bibaya byo muri Mongolia. Impamvu nyamukuru rwubatswe: ubwami butandukanye bw'Ubushinwa bwubakaga inkuta kugira ngo bwirinde ibitero byaturukaga mu majyaruguru. Mu myaka ya za 221 mbere ya Kristo, uwo bitaga Queen Shang Huang yahuje ibikuta byinshi by'inkuta zari zisanzweho kugira ngo arinde ubwami bwe. Nyuma yaho ubwami butandukanye bwakomeje kurwubaka no kurwongerera imbaraga. Mu kinyejana cya 13, Genghis Khan n'ingabo ze z'Abamongoli bashoboye kwinjira mu Bushinwa nubwo hari urwo rukuta. Nyuma yaho Abamongoli bashinze Yuan Dynasty bayobora China imyaka myinshi. Ibi ngibi byerekana ko urukuta rwafashaga mu bwirinzi, ariko rutashoboraga guhagarika burundu ibitero by'ingabo zikomeye. Ku gihe cya Ming, nyuma yo kwirukana Abamongoli mu mwaka w'1368, Ming Dynasty yongeye kubaka no gukomeza urukuta cyane. Ibice byinshi bikigaragara uyu munsi ni ibyo muri icyo gihe. Ni kimwe mu bimenyetso by'amateka n'umuco ukomeye ku isi runo rukuta. Ikindi, mu mwaka w'1987 rwashyizwe ku rutonde rw'umurage w'isi wa UNESCO. Buri mwaka rusurwa n'amamiliyoni y'abakerarugendo. Urukuta rukuru rw'Ubushinwa cyangwa Great Wall of China ntirwari urukuta rwo kwihisha gusa, ahubwo rwabereye n'ahantu habereye intambara nyinshi hagati y'ubwami bw'Ubushinwa n'abateraga baturukaga mu majyaruguru. Hari zimwe mu ntambara zagiye zibera kuri uru rukuta nakubwira. Hari intambara yabaye hagati y'ubwami bwa Han n'Abaxiongnu mu mwaka wa 206 mbere ya Yesu kugeza mu mwaka wa 220 nyuma ya Yesu. Han Dynasty yarwanaga kenshi n'Abaxiongnu nakubwiye, ubwoko bw'abarwanyi bo mu majyaruguru ya Mongolia y'ubu. Urukuta rwakoreshwaga mu kugenzura umupaka no kohereza amakuru ku ngabo. Hari ibitero by'Abamongoli mu kinyejana cya 13. Genghis Khan n'ingabo ze bateye Ubushinwa inshuro nyinshi. Mu mwaka w'1211 Abamongoli batsinze ingabo zarindaga ibice byinshi by'urukuta maze binjira mu gihugu. Iyi ngiyi yari imwe mu ntambara zikomeye zagaragaje ko urukuta rutari intambamyi idashobora gucika. Hari ukugwa kwa Jin Dynasty mu mwaka w'1211 kugeza mu mwaka w'1234. Jin Dynasty yagerageje gukoresha uru rukuta mu guhagarika Abamongoli, ariko birananirana. Nyuma y'intambara nyinshi Abamongoli batsinze Jin Dynasty. Hari indi ntambara ya Ming n'Abamongoli. Ming Dynasty yubatse kandi ikomeza urukuta cyane nyuma yo kwirukana Abamongoli mu mwaka w'1368. Mu binyejana bya 15 na 16 habaye ibitero byinshi by'Abamongoli ku rukuta no ku marembo yarwo. Hari indi ntambara izwi nka Tumu. Intambara ya Tumu yabaye mu mwaka w'1449 mu bihe by'ubwami bya Ming. Ingabo z'Abamongoli ziyobowe na Sen Taichi zatsinze ingabo z'Ubushinwa. Nubwo iyi ntambara itabereye ku rukuta ubwarwo, yatumye Ming irushaho gukomeza no kongerera imbaraga runo rukuta Great Wall of China. Hari indi ntambara yo ku rurembo rwa Shanhai. Iyi ngiyi yabaye mu mwaka w'1644. Shanhai Pass ni rimwe mu marembo akomeye y'urukuta. Mu mwaka w'1644 umusirikare witwa Wu Sangui yafunguye iri rembo kugira ngo afatanye n'Abamanchu. Ibi ngibi byatumye Qing Dynasty ifata ubutegetsi mu Bushinwa. Ingaruka z'izi ntambara zerekanye akamaro k'uru rukuta mu bwirinzi bwo kugenzura umupaka.
Zerekanye kandi ko urukuta rwonyine rutashoboraga guhagarika ingabo zikomeye cyangwa ubuhemu bw'abarurindaga. Zanagize uruhare mu kuzamuka no kugwa kw'ingoma zitandukanye zagiye zitegeka Ubushinwa. Ziriya dynasty nagiye nkubwira, hari intambara ebyiri zikunze kuvugwa cyane mu mateka ya Great Wall n'ibitero bya Genghis Khan mu mwaka w'1211 ndetse n'ifatwa rya Shanghai Pass mu mwaka w'1644. Byombi byahinduye amateka y'Ubushinwa. Urukuta rwagiye rugira uruhare mu masezerano y'amahoro hagati y'ubwami bw'Ubushinwa n'amoko yo mu majyaruguru. Amwe mu masezerano nakubwira yagiye asinywa kubera ino Great Wall of China harimo amasezerano ya Hecken. Han Dynasty yagiranye amasezerano n'Abaxiongnu kuva mu kinyejana cya 2 imbere ya Yesu Kristo. Ubushinwa bwoherezaga impano, ibiribwa n'ibindi bintu by'agaciro. Hari igihe abakobwa bo mu muryango w'umwami bashyingirwaga n'abayobozi b'Abaxiongnu. Intego yari ukugabanya intambara zabaga ku mipaka irinzwe ku rukuta. Andi masezerano ni amasezerano hagati ya Ming n'Abamongoli. Ming Dynasty yagiranye amasezerano y'ubucuruzi n'amahoro n'amatsinda amwe y'Abamongoli. Yemereraga ubucuruzi ku mipaka kandi yagabanyaga ibitero byambuka urukuta. Imijyi n'amarembo y'urukuta byakoreshwaga nk'aho ubucuruzi bwabereye. Hari ikindi bita kurinda umurage w'isi. Great Wall of China mu mwaka w'1987 yashyizwe ku rutonde rw'umurage w'isi wa UNESCO. Nigeze kubikubwiraho. Ibi si amasezerano ya gisirikare, ahubwo ni gahunda mpuzamahanga yo kuyirinda no kuyibungabunga. Urukuta rukuru rw'Ubushinwa, The Great Wall of China, rwari igikoresho cyo kurinda no kugenzura umupaka, ariko amahoro nyayo akenshi yagerwagaho binyuze mu masezerano hagati y'ubwami bw'Ubushinwa n'abaturanyi babo bo mu majyaruguru, cyane cyane Abaxiongnu n'Abamongoli. Nta masezerano amwe azwi cyane mu mateka yitiriwe urwo rukuta nk'uko hari amasezerano yitiriwe imijyi cyangwa ibihugu runaka. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO mu magambo arambuye, umwe mu miryango y'umuryango w'abibumbye, ifata Great Wall of China nk'umwe mu murage w'isi w'indashyikirwa ufite agaciro gakomeye ku bantu bose bo ku isi. Icyo UNESCO ivuga kuri Great Wall of China, yarabanje irushyira ku rutonde rw'umurage w'isi World Heritage List mu mwaka w'1987. UNESCO ivuga ko ari kimwe mu bikorwa by'ubwubatsi bikomeye kurusha ibindi byakozwe n'abantu mu mateka. Ifatwa kandi nk'ikimenyetso cy'ubuhanga, ubushobozi bwo kurinda no kwirinda ndetse n'iterambere ry'umuco n'ubutegetsi bw'Ubushinwa bwo hambere. UNESCO isaba ko ibice byose by'urukuta birindwa bikabungwabungwa kandi ntibyangizwe n'ibikorwa by'abantu cyangwa ibiza. Impamvu rwahaye agaciro ku isi hose, uru rukuta rufite uburebure budasanzwe kandi rwubatswe mu bice bitandukanye by'amateka. Rugaragaza uburyo ubwami bw'Ubushinwa bwacungaga umutekano n'imipaka yabo. Ni ikimenyetso gikomeye cy'umuco n'amateka y'abaturage b'Ubushinwa. Inshingano z'Ubushinwa, UNESCO isaba China kurinda uru rukuta ko rwangirika, gusana ibice byangiritse hakurikijwe amahame yo kubungabunga umurage. Isaba kandi China kugenzura ibikorwa by'ubukerarugendo kugira ngo bitangiza urukuta. Inabasaba gukomeza ubushakashatsi n'inyigisho ku mateka yarwo. Umuryango w'abibumbye binyuze muri UNESCO ubona Great Wall of China nk'umutungo w'isi yose ugomba kubungwabungwa no kurindwa, kuko rufite agaciro gakomeye mu mateka, mu muco no mu bwubatsi bw'ikiremwamuntu. The Great Wall of China uyu munsi iracyari kimwe mu bimenyetso by'amateka n'ubukerarugendo bikomeye ku isi. Nubwo itagikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare, irindwa kandi igasurwa n'abakerarugendo baturutse hirya no hino ku isi. Ibice byinshi byarasanwe kandi birindwa na leta y'Ubushinwa. Hari ibice bikiri mu mimerere myiza cyane hafi ya Beijing. Ibindi bice byo mu misozi no mu butayu byarangiritse bitewe n'ikirere, umuyaga n'ibikorwa bya muntu. Mu bukerarugendo, uru rukuta ni kimwe mu hantu hasurwa cyane ku isi. Abakerarugendo basura cyane ibice bya Badalene na Mutianyu. Ubukerarugendo bwinjiriza Ubushinwa amafaranga menshi kandi bufasha mu kumenyekanisha amateka yabwo. Leta y'Ubushinwa ifatanyije na UNESCO ikora gahunda yo gusana no kurinda ibice byangiritse. Hari amategeko abuza kwangiza urukuta cyangwa gukuraho amabuye yarwo. Hari akamaro rufite muri iki gihe. Runo rukuta ni ikimenyetso cy'umuco n'amateka y'Ubushinwa kandi rukoreshwa mu bushakashatsi ku mateka y'ubwubatsi bwa kera. Ni kimwe mu bimenyetso bizwi cyane by'isi nk'uko piramide za Giza ndetse na Taj Mahal nabyo bizwi cyane. Hari ibibazo rugihura nabyo kugeza ubu ngubu, nk'isuri iterwa n'umuyaga n'imvura,
kwangizwa n'abakerarugendo bamwe, kwaguka kw'imijyi n'ibikorwa by'ubwubatsi hafi y'ibice bimwe byarwo. Mu ncamake, The Great Wall of China uyu munsi ni umurage w'isi urinzwe cyane kandi unasurwa, ntabwo gikoreshwa mu ntambara, ahubwo ni ikimenyetso gikomeye cy'amateka, umuco n'ubukerarugendo by'Ubushinwa. Gahe nguko nimba ari byo bibazaga kuri The Great Wall of China cyangwa se urukuta rwahoze rufatwa nk'ururi hagati y'Ubushinwa na Mongol, nibyo nari nagukusanyirije. Ndi Beato Emmanuel Niyomugabo. Iyi ngiyi ni ya nzu ukiboneramo amakuru y'ubwenge, Kivu Waves Official. Guma mu nyubako, kanda like, share na subscribe. Wibuke gukanda ku nzogera, bigufasha ko iyo twongeyeho ikintu gishyashya uhita ubimenya muri telefone yawe. Urakoze.